Hari umusore watangiye ari nta mafaranga, arangije arananirwa. Benshi niko mumeze, ndetse yirukanwe mu kazi mu kigo kinini yari yarashinze we ubwe, ariko nyuma aragaruka aragihindura. Ubu ni kimwe mu bigo bikomeye hano ku isi. Uyu munsi muri Mike Urufunguzo Rwange turarebera hamwe amasomo 3 y'ubuzima twakwigira kuri Steve Jobs. Urufunguzo rwa mbere, kora ibyo ukunda. Steve Jobs yavugaga ko gukora ibyo ukunda ari ingenzi cyane. Niba udakunda ibyo ukora ntuzabigeraho neza, ariko gukora ibyo ukunda gusa ntibihagije. Ntutinye gutsindwa. Steve Jobs yigeze kwirukanwa muri Apple, ariko ntiyacitse intege. Urufunguzo, gutsindwa si iherezo, ni amahirwe yo gutangira bushya. Ushinze igikorwa kirakunaniye, uratsinzwe, hoya wicika intege, komeza uhatane. Ariko hari ikintu cyamuhinduriye ubuzima. Icyo kintu ni iki? Steven Jobs yahinduye isi kubera gutekereza ibintu bitandukanye n'abandi gusa. Isomo cyangwa se urufunguzo. Urufunguzo, niba ushaka gutsinda, bitekereza ibintu bitandukanye n'iby'abandi batekereza. Niba nawe ushaka gutsinda ubuzima nka Steven Jobs, kora ibyo ukunda, ntutinye gutsindwa, kandi utekereze ibitandukanye n'iby'abandi. Kora subscribe kuri ASPH TV kugira ngo ukomeze ubone n'ibindi biganiro bikwigisha, bigushyira muri modu yo gutyaza ubwenge bwawe.